Muraho neza nanone nitwa Dr Gasangwa Patrick nkaba ndi umuganga wibanda ku ndwara z'abana n'abagore. Muri ino video tugiye kurebera hamwe inkuru idasanzwe y'umuryango witwa Halima Saisi na Abdelkader Albi wibarutse impanga z'abana 9. Mwumva ko namwe ari ibintu bidasanzwe, impanga z'abana 9 kugira ngo umudamu umwe azibyare. Tugiye rero kurebera hamwe ino nkuru idasanzwe. Turareba rero uburyo uno muryango wakira ubwo buzima bushya, uko byagenze ndetse no mu gihe cyo kubyara, n'inama twakura muri ino nkuru y'ubuzima bw'uyu muryango. Bashobora ko nawe waba ushobora kubyara impanga, ariko se wabyara abana kugeza ku 9? Uno muryango rero wa Halima Saisi na Abdelkader Albi wo muri Mali ni abanyamahirwe kuba barabyaye abana 9 kandi bose bakabasha kubaho. Ni inkuru idasanzwe ariko ifite isomo yatwigisha. Iyi video rero igamije kubaha cyangwa se kuduha isomo ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, kandi mu buryo bwihariye turagana ku buryo nyine bwo kwita ku buzima bw'impanga nyinshi ndetse n'ibigomba gukorwa kugira ngo umubyeyi n'abana babashe kubaho neza. Nimba wabyaye impanga rero hari ibyo usabwa, ndibaza ino video iragufasha. Nubwo wabyaye impanga z'abana 2 ntugeze ku numero w'abana 9, wazitaho ute? Dore inkuru ya Halima Saisi na Abdelkader Albi. Mu kwezi nyine kwa Mata muri 2021 n'umugabo witwa Halima Saisi n'umugore wo muri Mali bibarutse impanga z'abana 9 mu bitaro byo muri Maroc. Uyu muryango rero waraye ubaye umwe mu miryango wa mbere mu mateka y'isi wibarutse abana benshi icyarimwe. Ino nkuru yo yateje akanyamuneza kenshi mu bantu bose, ariko yanagaragaje imbogamizi n'ibibazo by'ubuzima byihariye byatewe n'uyu mwanya. Birumvikana abana 7 rero ndetse n'abandi 2 bakurikiranwe n'abaganga babigize umwuga, birumvikana mu bitaro byo muri Maroc, aho bakoze ibikorwa by'ubuvuzi byihariye kugira ngo bamenye uko barindwa n'uko bazakomera. Dore ko umuryango wari Halima warimo gukorana n'abaganga nyine hariya muri Maroc kugira ngo bano bana babashe kuba. Ingingo z'abaganga birumvikana kubyara impanga nyinshi ni kimwe mu bintu bisaba ubuvuzi bwihariye. Abaganga rero bagiye bakora byinshi kugira ngo bafashe Halima mu gihe cyo kubyara. Umuryango rero wahuye n'imbogamizi mu gihe cyo kubyara, ariko kubera ubufasha bw'abaganga abana barakuze. Byumvikana Halima yarabishimiye, ariko abajijwe ku mibereho y'ubuzima bw'umubyeyi nyuma yo kubyara yavuze ko yagize ibibazo bimwe mu bijyanye no kurinda ubuzima bw'abana b'impanga nyinshi. Rero mu gihe cyo kwita ku buzima bw'impanga nyinshi, buriya abaganga baba basabwa gufasha umubyeyi gutegura gahunda y'ubuvuzi ikwiriye, gukurikirana impanga ndetse no kubaha gahunda ya NIC, Newborn Intensive Care Unit, twita ku bana baba baravutse igihe kitageze nyine cyangwa se abana barembye bato. Aha abana rero bakurikiranwa by'umwihariko. Birumvikana dore uburyo bwo kwita ku buzima bw'impanga z'abana 9 ntabwo byoroshye. Imbogamizi ku buzima bw'abana benshi, abana 9 ni impanga nyinshi kandi hari byinshi bisaba kwitonderwa kugira ngo babeho. Dufata urugero rw'abana nyine ba Halima, abana batandukanye bafite ibibazo by'umubiri bagomba gukurikiranwa n'abaganga batandukanye b'inzobere mu kuvura. Abana bavutse nyine vuba cyangwa se bavutse igihe kitageze, abana rero 7 na 2 bari nyine bari ku rutonde bari muri NIC bakurikiranwa umunsi ku wundi. Abana benshi rero bavutse icyarimwe bahura n'ibibazo by'umubiri byihariye nk'imikorere mibi y'ibihaha, kubera ko bavutse ibihaha bidakuze. nk'aba Halima bavutse ku 30, kandi bagomba kuvuka ku 38 cyangwa 39 cyangwa 40. Ikindi nyine bavutse ibiro ari bike no kutabona ubushobozi bwo kurya neza bituma bakenera gufashwa byihariye. Dore inama ku kwita ku buzima bw'impanga nyinshi. Ku babyeyi b'impanga nyinshi ni ngombwa gukurikiza gahunda z'ubuvuzi buteganyije, kuganira n'abaganga ku ngamba zo kubyara neza uko byagenda ndetse no gukomeza kubafasha mu kurinda ubuzima bw'impanga zose. Uno muryango rero wa Halima wahaye abana ubufasha. Ubufasha bwagize umuryango. Ubumenyi bw'umuryango muri iyi nkuru ni ukugira uruhare rwiza mu gukomeza kwita ku buzima bw'umubyeyi. Abagize umuryango wa Halima bagerageje gufatanya n'abaganga mu gufasha kwita ku buzima bw'abana ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo buri mwana akomeze gukura neza. Ibikorwa rero by'umuryango w'ababyeyi ndetse n'abagize umuryango barakwiye kwitondera uburyo bafasha gutegura gahunda y'ubuzima bw'impanga
gufasha abana babarirwa mu bacika intege n'ibindi byangiza ubuzima bw'umubyeyi n'abana. Inama rero ku babyeyi n'abaganga buriya twatanga, gutanga inama ku babyeyi b'impanga nyinshi, birumvikana ku babyeyi bafite impanga nyinshi ni ingenzi kumenya uburyo bwo kubyara neza n'ibyo gukora mu rwego rwo gukomeza kwita ku buzima bw'umubyeyi n'abana. Gahunda yo gukurikirana amasomo y'ubuzima n'ubuzima ndetse bw'abana nyuma yo kubyara, ni ngombwa ko abaganga bafasha kugira ngo bagabanye ibyago by'uburwayi. Ku babyeyi bafite abana benshi rero ni ingenzi kumva inama z'abaganga no gufata umwanya wo gukora ibyemezo biboneye. Mu muryango rero harimo twabonye uburyo abantu bashobora guhura n'imibereho yihangana ariko bakagerageza kugera ku ntego y'ubuzima bwiza, kwita ku buzima bw'umubyeyi rero n'abana tuvugaho rumwe n'abaganga, kandi hari byinshi twiga muri ino nkuru birumvikana. Ino video tumaze kubona ivuga kuri ubuzima bw'uno muryango, tuzikana ko abana bizihiza kuri iyi myaka 4 ejo bundi ku itariki 5 z'ukwa kane. Murakoze rero cyane kureba ino video. Niba ushaka kubona ibindi bisobanuro ku bijyanye n'ubuzima bw'abana n'ababyeyi, ntuzacike kuri izindi video tuzagukorera, kandi ntimuze gukurikiza inama z'abaganga no kwita ku buzima bw'umuryango wanyu. Mukomeze rero mukore subscription kuri ino YouTube channel yacu kugira ngo video zitandukanye tuzakomeza kujya tubakorera cyangwa se tubashyiraho zizajya zibageraho ku gihe birumvikana. Ngaya rero nguko abana bizihije isabukuru ku itariki 4 Gicurasi kuko bavutse ku itariki 4 z'ukwa